nukuvuga ngo iyo ari yo yose kaba gasimba yaba intare nabyo bisobanura ko uriho umuvumo uteye ubwoba ndetse n'uko agasuzugura. Kabe nigarukiye kuri 11 aho twabonye havuga ngo kuba ushaka kwambuka amazi ariko wagerageza kuyambuka. Iyo twayivuzeho n'ubushize ko reka nyigarukeho mu kintu gitambutse tagira ubuzima udatera imbere ugasanga iwanyu nugiye gutera imbere ahisapfa burundu rwose mukabura hanyuze akaba aratambutse. Rero nagira ngo ikintu gitekereze kuba wararose ushaka kwambuka uruzi ariko rukakunanira wanabigerageza ukagwamo nicyo bivuze. Rero bivuze ngo wowe ubyumvise ukaba ubimenye warabirose ni byiza hamagara tufashe gusenga. Ariko nawe unyumvise ntabyo warose ariko ibyo mvuze ubyibonaho, ibona ku bana bawe, ibona ku mutware wawe, ibona ku muryango wawe, ibona ku baturanyi nawe ubwo bihagaze. Umwana the stranger baby, kubona umwana utazi yavuye, umwana ubona gutyo ntuzi yavuye ntuzi kimuzanye ukamubona aho ni mu nzozi kandi wamara kumubona umubiri wamara kureba ariko by'ukuri nubwo uryamye ugasanga ntimuraranye mu buriri ahubwo urimo namureba ku ruhande warangiza mu gihe ubyutse ari ugasanga uhagararanye nawe. Ziriya hari abantu bakoresha bubaka, izo bakoresha bateka gani buryo bwinshi cyane ariko iziga tuvuga nizo abantu bambara bagiye gushyingura. Biravuze ngo nudasenga hari urupfu rugiye kwata ku muryango wawe. Wa muvumo na Karande urimo gukenyuka uje gutwara abantu bawe babana bato abantu bakuru. Menya ngo gira ubwenge cyane usenge kuko nta cyoroshye kiri kuza hafi yawe. Wowe ibyawe bigeza harindimuka ariko nongere nkubwire ngo bizarindimuka ryari n'igihe utabasha gusenga no kumvira amabwiriza ariko imbaraga zirukana umuvumo zo zirahari mu izina rya Yesu na Karande ikagenda kandi bikavaho. Imana itugiriye neza cyane kandi Imana dutabare. Urumve kubohoka kwanjye namaze igihe ntabyumva ariko nisanga muri za ngaruka zabyo. Ariko no reka ndeside nanjye mpime ndebe ko ari ukuri. Niko nabikoze nanjye reka ngerageze. Utangiye gupimira nko kuranga imbe mushu. Ntabyo ndibuvuga ibyo ngibyo. Yes, reka ngushimire wowe tubana hano ku bumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire, iguhe gutura mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Haleluya. Reka mbere na mbere uyu munsi none ndamanza suze mushuma mbere yo gusuhuza iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali ntara gatandatu y'aba diaspora. Mushumba mwaramutse neza? Ya naramutse amahoro kandi urabona ko naramutse meze neza rwose. Meze neza cyane. Ndashima Imana. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire. Mbere na mbere guhe kurya ibyiza byo mu gihugu Uwiteka Imana yayiguha. Ubona kuvuga ngo niguha Amerika uzarya ibyiza byaho, niguha Burayi uzarya ibyiza byaho, niguha Australia uzaguha kurya Oceania ko bavuga Australia na Oceania. Hose iyo migabane si nyizi ne cyane cyane Oceania se biragira ngo ni Aziya niguha no gutura muri Aziya izaguhe kurya ibyiza byaho. Noneho nkiri no muri kino gihugu cyacu ngo menya ibyiza byo muri iki gihugu. Byo muri iki gihugu kandi birye neza nta ndwara nta rubaga impande nta diabete nta mutima nta hypertension nta urye uri muzima mu izina rya Yesu. Nsabi uracyari mutima ne ukubira inshuro 100 mu izina rya Yesu. Ikindi ndasuza abantu noneho rero bari mu majyepfo aho mushumba avuka. Imana y'amahoro. Wewe urakoze cyane ahubwo hari umuntu muri comment witwa Numa ngo aragushimira ngo kubera ko ngo simbyite ngo iki ngo kuko atubariza muri make ngo ubaza ibibazo nabo bakabajije bamunsi bangeze iruhande. Siyo comment bayibonye yitwa Numa. Numa ni umuntu mwiza. Imana y'amahoro imuha umugisha. Numa akunda kugira comment nziza. Ari ubundi ni umugabo ntabyukuri ntabyo nzi. Azatubwire niba ari igitsina gore ariko niba ari umugabo ni umugabo manzi ariko nzi ko atabona uwo mwanya ushobora kuba ari undi muntu gutyo gusa wazihishura mu gihe cye buriya. Numa rero niba uri umumama bana gusaba kubazanira ngo baramukumbuye Silas ngo nawe baramukumbuye ndabwa ntazabaza hari ibyo arimo arasenga. Okay, Silas rero tuzamuzana nyuma y'iyi episode y'inzozi no gusobanukirwa amabanga ahishwe mu buryo mu birere by'ikiremwa muntu cyangwa se bya natire ibyo tugenda duhurira nabyo mu isanzure no mu buzima busanzwe no mu buzima buri deep mu mwuka. Ni iyi season nirangira tuzamubazanira kandi tuzamubazanira turabibemereye.
Oh yes, reka rero nsuhuza abantu narimvuza abantu bari mu majyepfo aho umushumba avuka. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nukuri mwarakoze kubyara intwari, mwarakoze kubyara umushumba, mwarakoze kubyara umuntu wongira akamaro. Reka dusuhuza abantu bari mu majyaruguru. Munsi ndabagutungura mushumba. Reka nsuhuza abantu bari mu majyaruguru, bantu muzi yuko mugera kumwe bw'abera ministries, mugashinga mugatereka gatebe hasi, mukamuga mutereka dukurikirane mushumba. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dusuhuza abantu bari burengerazuba iyo mvuka. Burengerazuba ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibagirire neza, Imana ibarebe neza kandi ibumve mu gusenga kwanyu, kandi namwe mutarakizwa ndifuza yuko mwakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Namukurikirana umwe bw'abera ministries n'ibindi bitangaza makuru ngenda nyuraho munkurikira. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndasuhuje abantu bari burasirazuba ho madama avuka. Ewe data we. Aho ndahatsikamira cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Niba mugerageza gufungura umwe bw'abera ministries n'ukuri murabo kubahwa, murabo gukundwa. Imana ibaha umugisha, ibateteshe, ibarebe neza, kigeretse ku kindi izabaha ijuru kubw'imirimo myiza muzamwarakoze. Reka dusuza abantu bari mu mujyi wa Kigali, cyane cyane mu karere ka Kicukiro, aho mushumba noneho nyuma yo mu majyepfo uyu munsi wa none cyo bita residence and domicile. Residence and domicile. None ari domicile hakaba na residence aho barizwa. Reka dushimira abantu batuye hafi yahatuye, banagerageza kubw'imbuto aberera, mukagerageza gufungura uko mugakurikirana ubuzima bw'ibyo agerageza gutangariza kitangaza makuru, bagerageza kugishyigikira bareba basharinga bakomantinga. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi by'umwihariko Kicukiro Imana ibarebe neza, kuko muturanye n'umuntu w'Imana, umuntu w'umuhanuzi, umuntu umenya amakuru akabyuka afunga yirukana tesha kubitashira hasi. Uranjugunya mvunagura nsenyagura shira hasi niga abazimu tugomba kubaniga, ntago ari abantu beza bakubana nabo. Ubundi ubonye igini ugomba kuryica byanga byakunda, kuko ariko tugicisha umusaraba wa Kristo. Murakoze cyane n'abandi bari mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kiriho nta ntara nimwe idakora ku mujyi wa Kigali. Arabigenzuye ngo urebe. Ntabwo ndabigenzura mushumba, ariko narinzi yuko nta ntara nimwe idakora ku mujyi wa Kigali. Burengerazuba bukora ku mujyi wa Kigali mushumba. Nese Burengerazuba ushaka kuvuga ko ari he? Ndashaka kuvuga yuko ari Rubavu, ari Ngororero, ari Nyabihu, ari Rutsiro, ari hasi Rusizi, reka tubanze turebe Burasirazuba. Rwamagana yegeranye na hano, turi amajyepfo, nabona hafi ahangaha Nyabarongo urayireba, seko ya Burasirazuba izenguruka hose. Hakabona iy'amajyaruguru, tugisohoka dusohotse Nyabugogo tugenda turenga za Gatsata kagera hirya iyo, aho tugere amajyaruguru leta ikoraho. None Burasirazuba ngo ukuntu ikoraho ngenda bikubwiye buri, kubera ko impamvu ikoraho Burengerazuba, impamvu bukoraho hariho imisozi imwe ikora ku mujyi wa Kigali ndetse ikahuza n'amajyepfo, hagati harimo uruzi rubahuza narwo. Uzabigenzura urebe nuko batabibona. Ariko hari umugezi umwe ukuva mu majyaruguru ujya mu majyepfo, ugahita ufata ntuze na Burengerazuba. Ni ntuza ni bayita usa nk'uwerekera za Kungu, sinibuka neza aho ngaho ni nkaho ngaho. Acyo nzi cyo nuko bose ubundi wazindutse Kigali araharara nta kibazo. Niko bwiza bw'igihugu cyacu, wazindutse araharara. Imana ishimwe cyane. Ari bya bindi manuka Remera ugana Kanombe, oya manuka Gikondo ugana Remera, iwacu ni kure cyane, kandi n'izindutse manuka iwacu ni Nyarugenge, hano k'Igikondo ugana Remera we twazindira imbere eshatu ubwo ngubu.
Oh yes, reka bashimira rero yuko namwe ba diaspora mudukurikirana umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibaho umugisha barebe neza. Uyu munsi ni ya ntego, uyu munsi ni umunsi wa gatandatu mu kanya gakiya cyane mugiye kubona ikiganiro ku bumwe bw'abera ministries kivuga ku nzozi urota maze ukahita umenya kuri umuvumo cyangwa imivumo cyangwa karande. Niyo mpamvu ngiye kwakira mushumba agasenga Imana agatangira uyu munsi inzozi. Mushumba haje twa tugeze kuri 12 11. Twa tugeze kuri 11. Ariko bidusaba ko hari nkaka usubira nyuma ho gato kugira ngo wibutse. Tugeze kuri 12 ahubwo ubwo nasubira nyuma 11. Oya ntangorane kingenzi nuko abantu bumva gusa kandi abarundi rekanye abarundi bose n'abadiaspora bose ndabagumbire mu izina rya Yesu. Noneho nuvuga ngo icyo tuze kureba tugiye gusenga twongere twibutse abantu Imana tugiye gusenga impamvu dushishura niburota izo nzozi ukazibonaho uriho umuvumo uriho na karande ariko ntibivuze ngo uciriweho iteka ahubwo inzozi ni ijisho ry'Imana n'itoroshi y'Imana rimurika rigira ngo ryerekeze mu isi y'umwimoni bakugambiriraho ariko byanarangiza umwuka akakwereka ukuntu ukwiye kurohoka ibyo bintu. Ndibwira ko inzozi ukuri kuzumva abantu babanze babyumve neza so ugushyira muri mwijima ngo wumve ko wagowe no ahubwo ijwi ry'Imana rikorera mu nzozi riba rigira ngo rikwereke mu isi y'umwijima bagutekereza bate. Noneho warangiza bamara gusenga wa mwuka wera naho kuyobora kwereka ngo nugenza gutyo uzaboka kino kintu. Ari mpamvu tubikundeka dusenga Imana. Imana data wa twese uhoraho nta wavuga iby'ubwenge bw'abahagaze mu mubiri ye bwite ariko iyo ushoboje umuntu ukamurengera bya bindi bikorwa neza. Ndasabye kugira ngo uduhe umugisha nge na Emmanuel twicaye aha ngaha imbere ya kamera mwami uduhe umugisha utuma abantu bumva bino bintu kandi bakabohoka kandi dutabare umuntu wese ubyumva ntakabibike ngo bigire ibanga ahubwo bihe n'abandi kugira ngo bahembuke. Iki kirere turagifashe mu izina rya Yesu. Badayimoni ntibaduhagarara imbere ntibatuvanye ntibatwinjirire. Tugiye kuvuga iyi minota yose mwami tuvuga ubutwari no gukomera kwawe ko ntago dutinda ku bikorwa byo kwa Satani duhagarara ku mbaraga z'Imana ishobora byose. Nta nubwo tuvuga intege nke z'abantu tuvuga imbaraga Imana igikoresha mu kurengera abantu kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ni bwa buryo rero bantu mudukurikira ntago ngaragara kuri mikoro cyane ahubwo mitapereza mikoro mushumba ubundi akazimanuka yitonze muzisobanura kandi nyaboneka. Nujye ufungura video iyo wumvishe amagambo atatu ntacyo biba bikumariye ariko iyo urangije ikiganiro neza ukagikurikira ndagira nkubwire ngo mu isi y'umwuka hari ibintu biba bise bifunguka kugira ngo nizo kuko hari gihe wumva ngo yenda ngo kurota ngo yenda ngo yenda ngo kurota wambuka umugezi yenda n'urugero ugahita uza gushaka ahantu yavuze kurota yambuka umugezi ariko ntuzi yuko ushobora kuba hari n'izindi nzozi wigeze kurota ariko ukaba zaranarangiye ariko umuvumo na karande bitarakuvuyeho ariko iyo ubyumvise neza niho bigenda nyine bikakugirira umumaro. Bana amahoro baho umugisha ntago nshaka kumara iminota ahubwo ndashaka kugira ngo duhereze mushumba karibu ijambo ararihorana umwanya ni wawe mushumba. Yego urakoze cyane nshuti y'Imana umukunzi w'ijambo ry'Imana nagira ngo nongere nshimire Imana imuhe umugisha kandi nongere mubwire ngo n'uyu munsi ikiganza cy'Imana cyamukozeho cyamurinze impanuka kandi Imana ishimwe kuri murande rwacu kandi rwanyu kurinda. Hanyuma rero twongere tugaruke nari nabisobanuye muri episode ya mbere aho nageze ku nshuro ya 10 ngira ngo nari rimwe ariko murankundira nongera nyitangire nongere ngo usobanurire ngo nshuti yanjye uwakubwira iby'inzozi ahubwo ngo we wifata nk'urupfu rwinjiye iwawe ifata nk'impamvu zikugoye ahubwo kenyera wowe banze wicare wumve neza ko ni ijisho ry'Imana n'urumuri rw'Imana muritse mu mwijima aho Satana gutegura ibikorwa bibi ariko Imana irakumurikira kugira ngo ubwo wazirose utera intambwe ukora icyo usabwa kugira ngo ubashe kubohoka mu izina rya Yesu. Imana ikumpera umugisha kandi Imana igutabare kandi Imana ikurengere. Nagira ngo tugane bushize nahereye kungeze ku 10 ngo kubona urumwa n'inyamaswa iyo ari yo yose nukuvuga ngo iyo ari yo yose kaba gasimba yabintare nabyo bisobanura ko uriho
umuvumo uteye ubwoba ndetse n'uko agasuzugura. Reka nigarukire kuri 11 aho twabonye havuga ngo kuba ushaka kwambuka amazi ariko wagerageza kuyambuka. Iyo twayivuzeho n'ubushize ko reka nyigarukeho mu kintu gitambutse, kubona ushaka kwambuka umugezi cyangwa se umugezi usanzwe utari munini cyane nk'ikiyaga cyangwa n'ibindi bintu, ariko wagerageza kwambuka kandi ubishaka ushaka gusingira ikintu cyo hakurya ariko bikakwangira. Ibyo nabyo bisobanura yuko ahubwo wajya kugerageza kwambuka ukanyerera ukagwa muri rwa ruzi, noneho nubwo ujya kuruvamo ukavamo watose ku buryo uhita ukanguka kugeza aho ngaho. Biravuze ngo umuvumo uri ku buzima bwawe, ni nayo mpamvu icyo ushaka gukora cyose kidashobora gukundira nawe wabigenza gute. Uragerageza ushyiramo ubwenge bwinshi, ushyiramo imbaraga nyinshi, ushyiramo ibitekerezo byinshi, yewe uranirinda, yewe uranitwararika, ariko birangira n'ubundi wisanga aho watinyaga guhagarara kubera ko hari imbaraga z'umuvumo zakomotse yo kure cyane hirya iwanyu zihagaze imbere yawe zikakubuza umutekano. Ibi ndongera kubisobanura ubyumve neza. Ni ukuvuga ngo kuba unaniwe kwambuka umugezi kandi wabishakaga, wabigerageza ukagwamo, biravuze ngo uriho umuvumo wo kudakira, wo kudatera imbere, wo kudashaka urwo ngo rugumeho, wo kutakora mariage ngirame, wo kubyara abana hakorana. Be ukisanga buri gihe uhora ufairinga, utsindwa, ugasanga ikintu cyose wagerageje witwararitse, hari uko wibombaritse, hari icyo wigomwe, hari ibyo wigomwe, hari ibyo uretse ngo urebe ko watera imbere, ariko ukisanga n'ubundi hamwe watinyaga ari uhagaze. Bene uwo muvumo rero abenshi badafite kwihangana bariyahura, abadafite kwihangana bagatingo bakagenda, abadafite kwihangana bakagenda bakaryama bakabyibagirwa, abadafite kwihangana bakaba nk'ibisimba mu mutima wabo, kuko baragerageje ikintu cyose. Nawe baze kuba wagerageje ukirinda nturye, ibyo abandi bambara ukabireka ngo utahomba, ugasanga abandi bari gushaza mugani w'abarundi cyangwa cy'abarundi, ugasanga abandi bari kurimba, bari gutera imbere, ukagira ibintu ureka, ukagira ibintu wihorera, ariko ugambiriye kugira ngo urebe ko watera intambwe, akunda umugabo ukamukuyakuya, ibyo agusaba ukabikora, ibyo akora ukabikora, ariko warangiza ukabona urugo rurakunaniye, ubaye agasuzuguro, ubaye itapi, barakwihanaguje mu birenge. Ninde kigoryi, ninde ndangare, ninde njiji, ninde utagira ubwenge mu kazi ukora, mugasanga ariko finally bikarangira n'ubundi wa mugabo akunaniye, bamwe bakata bivamo, abandi bakabyihora mu bwo buryo, wa mugore akakunanira ukabivamo. Kimwe nuko no mu kazi, ninde wakoze ikosa, ni wowe witwararitse, ninde babeshyeye, ni wowe witwararitse, ninde badaha misiyo kandi yazikeneye, ni wowe. Be ugasanga ufite umwuka wo gusubira inyuma no gusubizwa inyuma, ku buryo bwabo ukena utinya, byagutinya, kagahinda utinya, ya marira utinya, ya mvugo mbutinya, bya bindi byose ujya ubona ukumva biraguhagaritse umutima, warangiza uti oya, ibi bintu birankomereye, reka ndore. Ugasanga buri gihe wisanze ahantu reka mvuge amagambo yoroheje, aho watinyaga niho wisanga, kuko warose ushaka kwambuka uruzi ndetse unanabikeneye, ariko birakunanira, urangije kubigerageza uranyerera, ugwamo urwo ruzi. Bivuze ngo uzagwa mu gusenya k'urugo, uzagwa mu bukene utateganije, uzagwa mu gihombo utateganije, uzangwa n'abantu utateganyaga, ntacyo uzakora bikunda, indwara zizagutondaho ikime, uzasanga ibyago bikunanira, abana bakurushya, ubuzima bukugore, kuko nibyo washaka gukemura ariko ntibyagukundiye, kuko wananiwe kwambuka urwo ruzi. Ni icyo rero iyo nzozi zisobanura. Abadukurikiye mwe nk'akurikiye mwe gabera, ndanabakunda cyane, n'abamaze gukora subscribe, muri abantu beza cyane, mukomeze, kandi n'utarabikora nta rubanza, gusa mudufashe gusharinga. Ibi si iby'umuntu umwe nyaboneka, isi irababaye, abantu bararwaye, abantu bararushye, abantu ntibazo bakemura ibibazo, barazirota ntibazumva. Rero kubuzirota ubwabyo nicyo bisobanura. Noneho rero nkubwira ikintu gikomeye, niba utanazirota ariko ibi tuvuze ubyisanzeho, nawe uriho, nuko igihe cyawe cyari kingiki. Ubu rero wowe ntibisaba ko Imana iguha kurotsa izo nzozi, ahubwo icyo bikwiriye nuko icyo ukwiriye niki, nuko wabyumvise. Rero tera intambwe nawe kugira ngo usenye ibyo. None se hari icyo utakoze, hari icyo udakora se? Mu gihugu wagiyemo hari icyo udakora? Ntuzi ibintu wigomwe kugira ngo utere imbere, ntuzi ibintu wigomwe kugira ngo bane abantu bose amahoro. Abantu ntibagucitse, ntibakuvuyeho, kuki bakuvuyeho bakagenda? Niba rero nawe utararose ubwa muri ayo mazi, ariko menya ngo n'ubundi icyo kibazo kirahari.
kuki ugiye kugeraho si cyo ugeraho, ahubwo icyo watinyaga nicyo ubona, kubera za mbaraga z'umuvumo, za mbaraga za karande ziri inyuma, za mbaraga z'imivumo. Two twabasoniye ko hariho umuvumo n'imivumo. Umuvumo ni ikintu kimwe, ariko imivumo ni uruhurirane rw'iki, rw'ubusambanyi, ubujura, ubusinzi, kurwana, gusenya ingo, umuvumo wo gukenyuka, wo kurwaragurika, wo kutaramya urugo, kutagira ubuzima, wo kudatera imbere ugasanga iwanyu n'ugiye gutera imbere ahise apfa burundu rwose, mukabura hanyuze akaba aratambutse. Rero nagira ngo ikintu gitekereze, kuba wararose ushaka kwambuka uruzi ariko rukakunanira, wanabigerageza ukagwamo, nicyo bivuze. Rero bivuze ngo wowe ubyumvise ukaba ubimenye warabirose, ni byiza, hamagara tufashe gusenga. Ariko nawe unyumvise ntabyo warose, ariko ibyo mvuze ubyibonaho, ubibona ku bana bawe, ubibona ku mutware wawe, ubibona ku muryango wawe, ubibona ku baturanyi, nawe ubwo bihagazemo. Nawe egera uduhamagare tugusengera Imana, nyabuneka ucika uwo mugozi, ucika icyo kintu, kuko harakwiriye kumenya neza imbaraga zikurwanya. Restikolema, iyo umaze kumenya imbaraga zikurwanya, ni nabwo umenya intwaro bikoreshe kugira ngo bashe gutsinda. Gusa nkwizeze ngo Yesu arahari kandi arashoboye, kandi turi kumwe, Yesu azakurengera. Nyaboneka ushobora kuba utarazirose, mbisubiremo, ariko ibyo tuvuze ukaba ubyibonaho. Imana ikurengere. Ndumva twakomeza cyane, tugiye kugera ku kintu cyitwa gikomeye, cyo gikomeye, icyo bita gusubira. Gusubira mu ishuri wigagamo rya primaire, wambaye iniforme yaho, gusubira iwanyu ku isambu, mu Kirundi ku itongo, kwisanga gatumba k'iwanyu ka kera utaheruka, ndetse no kwisanga mu nzu ya kera babagamo yamaze gusaza. Hari nabisanga mu tutwi byatsi tutwa kera. Reka mbikubwire neza, going back a former schools and former houses, it's a dream. Ni inzozi mbi cyane. Bivuze ngo umwanzi arimo aragerageza kugusubiza inyuma mu byo wahozemo. Umwanzi arimo aragerageza kugusubiza inyuma mu byo wahozemo. Mu byo wahozemo. Umwanzi arimo kuba utekereza, going back ku ishuri rya kera, mazu ya kera wahozemo, nshuti za kera, aba mwakoranaga ibintu byose ba kera. Iyo biravuze ngo umwanzi Satani anyuze muri karande arimo aragerageza kugusubiza mu bya kera wahozemo, arimo aragerageza. Ibaze nawe nk'umuntu ungana gutyo, uri muri Canada, uri Australia, uri mu Burayi, uri Kigali se, uri Bujumbura, cyangwa uri hari hose ushaka kuberereye, aho uri hose umaze gutera intambwe. None Satani w'intego afite no kugira ngo gusubize hasi, kandi ugiye kwisanga noneho byakurangiriyeho, ku buryo uze kwisanga ubwawe hari ikintu cyakubayeho kidasanzwe, cyuko wisanze ahantu hawe ha kera cyangwa hasi ukundi kuntu. Ibyo bivuze ngo umwanzi arimo aragerageza kugushyira hasi, ndetse aciye muri karande n'umuvumo. Rero ubyumvise uyu mwanya wa none, senga amasengesho y'iminsi 3, wirukana icyo kintu kandi uduhamagare. Ni bwa bukene bwa kera, ni kwako hari abantu batanabizi cyane, bamwe kuvomesha ikijerikani. Hari kera namanwe rubanza ntabyo azi nawe, abantu cyo kuvomesha ibibindi inkono cyangwa kuvomesha amasafuriya, icyo bita kuvika. Kuvika umuntu agashyiramo ibikangaga niyo bikwanga vika amazi yatware. N'indobo nizeje bundi muri nivuba na vuba. Kera habagaho n'ibicuma wajya kuvoma cyamene kugacyura ingatabuze ko bigenza n'ikibindi. So nugusubiza muri zangwara, muri kwakuragira ingurube, muri kwakuragira bya bindi, muri kwakora byakoraga, muri ya mirimo bibagamo, muri bwa bukene, muri bwa buboyi, muri bwa bukozi bwo mu rugo handi wakoraga, wasanga gukora ibyo bintu. Arashaka gusubiza hasi n'umuryango wawe, arashaka gusubiza hasi n'abana bawe, arashaka gusubiza hasi na gahunda zawe, aragira ngo usubira muri bwa buzima. Mu izina rya Yesu sinyere kujya kuvomesha isafuriya. Koko nk'ubu koko kunsanga naje kuvomesha ya safuriya nkavika n'ibirere, ugenda icubangana ibyo kandi bituzuye, kwakuragira ingurube, kwakuragira ihene, bya bindi wahozemo bya kera, bwa bukene, yanzara yiwanyu n'anduru. Nuvuga ngo umuvumo Satani agiye kubyaza gahunda kugira ngo gusubize mu bya kera byashize. Rero unyumvise, Imana ikumpera umugisha, kandi Imana ikugire neza, kandi Imana igutabare, kandi Imana ikugirire neza, kandi Imana ikurengere.
umenye ngo uriho ibyago bikomeye, kuko arashaka gusubiza mu bya kera byashize, ashaka gusubiza muri ya ndwara warwaraga, ashaka gusubiza muri rwa rwango wahoragamo, ashaka gukura muri Amerika ngo usubire mu Rwanda mu buryo bw'umwuka physical urahuri, ariko spiritual Imana nakweretse ngo dore uko byameze, ugomba ro kubyirinda cyane. Wowe ubyumvise kano kanya, Imana ikugiriye neza cyane, kuko icyo ugomba kumenya, Satani yifuza kusubira inyuma, arashaka kugira ngo ubyumve. Niba uri kunyumva kano kanya ukanantega n'amatwi, rero ndakugira inama yo kurwanya icyo kintu. Tumusubira mu ishuri rya kera, usubiraho wahoze, abo mwabanaga, abo mwakoranaga, abo mwagendanaga, abo mwaga muri kumwe, abo mwakoraga mu byose. Ntabwo ari byiza cyane ibyo bintu, ni umwuka mugiye kurambika hasi. Ariko Imana ishimwe, hari amavuta y'Imana ishobora byose aha hantu, kandi umwuka w'Imana azakora ibitangaza. Ntugasubire mu byo wahozemo, ntugasubiremo. Uwo mwuka ugusubiza inyuma turawirukanye mu izina rya Yesu. Turagusabye ngo hamagara tugusengera Imana ukuri. Nawe nyumvira ko ubusubiye muri kake uniforme ko muri primaire, byo byose byimvuga agasubiyemo rwose. Hanyuma reka tubise nk'abireka noneho twigire ku yindi nzozi ikurikiraho, navuga ngo ni nk'iya 13 tuyoganiraho, ivuga ngo kubona umwana, the stranger baby. Kubona umwana utazi yavuye, umwana ubona gutyo ntuzi yavuye, ntuzi kimuzanye, ukamubona aho ni mu nzozi, kandi wamara kumubona umubiri wamara kureba, ariko by'ukuri nubwo uryamye ugasanga ntimuraranye mu buriri, ahubwo urimo uramureba ku ruhande, warangiza mu gihe ubyutse ari ugasanga uhagararanye nawe. Iki kintu ugomba kucyitondera. Timini zisora ngo stranger on the ubona uwo mubiri cyangwa se ubona umubiri, sore hano ntabwo ari stranger baby, muramba bari ahubwo ni stranger of boy. Ni umubiri w'umuntu uri kureba, kuko na baby nayo iyo twarayisobanuye uzayibona. Ariko ahanga baravuga ngo kubona umubiri w'umuntu, umuntu muri kumwe umureba ari aho ngaho, ariko ukamureba mu nzozi, warangiza ugasanga ntimuri kumwe. Ariko wakanguka mu nzozi, wakanguka ntabwo ari gukanguka bisanzwe. Mu nzozi usa nk'ukangutse mu nzozi, ugasanga wa muntu murahagararanye. Muntu w'Imana, iki kintu cyo kiragukomereye cyane, iki kintu kiragukomereye cyane, iki kintu wumve ko kigukomereye, umenye ngo ni Satani uri mu rwanya ubuzima bwawe, ni Satani urwanya imibereho yawe. Imana yimira kugira ngo stranger on the body, you sleep without them but you wake up with them. Urumva ni stranger body y'umuntu, umubiri w'umuntu uramubonye, ariko nubwo uryamye mu zintu umubonye umubona ku ruhande uryamye, noneho mu nzozi urakangutse ukabona uhagararanye nawe. Biravuze ijambo rikomeye ngo warinjiriwe, urimo uranekwa, urimo urakurikiranwa, abadayimoni bagukurikiranye, abarozi bagukurikiranye, bakagukurikiranye, mbega barimo baramonitoringa ikintu cyawe cyose urimo ukora kugira ngo bakirwanye, kandi wanze ugasanga uhagararanye. Uvuze ngo uwo muntu ni indyarya muhagararanye, bazakoresha bakuzi. Nigeze kubibwira ubushize Manuel, namubwira ngo erega Manuel, umurozi utakuzi ntiyakuroga, n'umuntu utakuzi ntiyakwanga, ahubwo burya twangishwa n'abantu baba duhagaze iruhande kandi ari abantu batuzi. Niho rizi kubabwira kuri no murabyuka, ndababwira ngo umuntu mwiza gusiga umuntu mwiza kugeza ahantu heza, ariko umuntu mubi buri gihe arakwanduza, akakwangiza, akagusebya, n'uwari kuzakugirira akamaro akamugukuraho, agukuraho inshuti. Ariko mubwira ikintu kimwe, naho badukuraho abantu bose ntibazadukuraho Yesu Kristo umwami wacu, kuko waradukunda cyane. Waradukunda cyane, ni inshuti yacu, kandi akora ibintu byiza mu ruhande rwacu kandi akatugirira neza. Rero kuba umurose umwegereye muri ubwo buryo ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ugusenga Imana ikabikemura kugira ngo ubashe gutsinda neza kandi ugere kure. Ikindi 14, kubona wambaye ziriya ga. Hari ga abantu bakoresha bubaka, izo bakoresha bateka, kandi uburyo bwinshi cyane, ariko izi ga tuvuga nizo abantu bambara bagiye gushyingura. Biravuze ngo nudasenga hari urupfu rugiye kwata ku muryango wawe. Wa muvumo na Karande urimo gukenyuka uje gutwara abantu bawe, babana bato, abantu bakuru. Menya ngo gira ubwenge cyane usenge, kuko nta cyoroshye kiri kuza hafi yawe. Wowe ibyawe bigeza harindimuka, ariko nongere nkubwire ngo bizarindimuka ryari, ni igihe utabasha gusenga no kumvira amabwiriza, ariko imbaraga zirukana umuvumo zo zirahari mu izina rya Yesu. Na Karande ikagenda kandi bikavaho. Imana itugiriye neza cyane, kandi Imana dutabare. Kuba warose wambaye ga ziri bambara giye gushyingura, cyangwa se ubona ngo bazambarira imbere yawe. Ikindi cya 15, kwisanga mu rukiko kandi bari gushinja.
finding yourself in a court as accused, kuba ubwawe gusa wibonye mu rukiko muri kote, kandi warangiza akaba aribo barimo barega aho ngaho. Aha hantu ndagusobanurira ibintu bine bifite by'ingenzi ubyumve. Icyambere, impamvu uhagaze muri kote birasobanura ngo ubundi mu rukiko iyo uhagaze uregwa harimo gukatirwa no kuba umwe ntabwo ari ibintu bikoroheye. Bivuze ngo numara kubigenza gutyo ikintu kikuriho niki. Icyambere, ibitambo baso batambye baso wanyu banyokuru kirego ku buzima bwawe bitangiye kukurega wowe ubwawe. Ni bya bicanyo na bya bitambo bajyaga bagenda bajyana umwana kugira batinya binjyakira umwana wacu, ryango mbakira umwana wacu, bagucinda sago. Hari abacinda sago birumvikana, hari abantu banyoye imiti y'abapfumu, hari abantu banyoye imiti y'abandi bantu, hari ibintu mwisize byose rero mwisize kuko mwagiye muri Kristo ntimwabohoka neza, nubwo wabohotse ariko niba byatuye. Hari ibirego bikurega ngo we ko ntacyo ukora. Ariyo mpamvu uyu munsi wibaza ngo ko nkora amafaranga ajyaye, ko ncuruza amafaranga ajyaye, ko nkora bijyahe, nta handi bijya, nta nandi byerekera, ahubwo Imana ikweretse yuko Satani n'abadayimoni n'abapfumo barimo barega bya bicaniro by'ibanyu bagushyira n'ibitambo bagutambye. Nawe ukwiye kwikemurira ikibazo ugasohokamo ukavuga uti nanjye ntanze igitambo gikuraho bino bintu, uri muraregwa. Bivuze ngo icyo gikiri cya kabiri, iyo wibonye uri mu rukiko ubura n'uwo umuvumo, bisobanura ngo nta cyawe uri bukore ngo kize gukunda. Niyo mpamvu uzatsindwa n'izo mariage zizicikamo kabiri, nabwo ni divorce, nuko guhomba, nubwo burwayi, nubwo gukenyuka. Ibyo byose bikiyegeranya bigahinduka umuvumo, ugakura kamera ukawubona. Ariko humure, hari imbaraga z'Imana ishobora byose, kandi hari imbaraga z'Imana zirema. Ndimo ndihuta cyane kugira ngo tugere ahashoboka ho kubyumva neza. Hanyuma ntabwo ndi butinde, ngeze ku nzozi izindi zakomeza. Kanyita ya 16, kuvuga ko urimo uha umwana wose umwana utanazi. Nothing a stranger baby or breastfeeding a stranger baby, it's drinking the milk of your life. Urumva noneho tubonyeho ya stranger baby nababwiraga, kubona umwana utazi se, utazi nyina, utazi ahavuye, utazi ahakomotse, ariko uri nk'umurera, umucunga, umwitaho, umuhanagura, umugirira neza, wanarangiza ukamuhana ukanamwonsa, ukamwonsa kandi ntumuzi. Aho biravuze ngo ufite umwuka muremereye, noneho n'ibyakagutunze biranunujwe, n'ibyakakubeshejeho biragiye byose, ugiye kubura muri ubwo buryo kandi wagombye kubifite. Bivuze rero ngo rero aha uragomba gusenga amasengesho y'iminsi 10 wiyiriza kumanywa gusa, kandi ugahamagara ntagufasha. Kurumva deja niba urimo wonse umwana utazi yavuye, biravuze ngo atwaye umugisha. Twese tuzi cy'amata avuga, y'abanyarwanda n'abandi bose tuzi agaciro k'amata, tuzi n'icy'amata asobanura. Biravuze ngo amata yawe ntazigera avura, arimo gishigisha. Kandi umwana agaragara nk'umuntu utagira icyo gutwara, ariko ni stranger baby, ni umwana utazi yavuye. Rero Imana ibampera umugisha. Ndumva ndi hafi gato cyane guhita mbwira Manuel ngo naze yegere dusoze cya kiganiro, yongera abambarize, dore ko nongeye gushimira witwa Numa yavuze ngo Manuel ni ukuri ngabaza ibibazo bakabaje bandi iruhande, nagira ngo yigire hafi, ariko umenye ngo umuntu w'Imana wowe uzi neza yuko wicaranye ugendana ukabona urose wa mwana arakunywera amata, urimo uramwonsa, undi urimo uramwitaho, ntumuzi ntumureba. Hari abazakubwira ngo n'umwuka wera Imana yazaye, wapi. Ahubwo ibyo biravuze ngo urimo urahomba ibyawe. Amata y'abana ntahari, nta guteganyiriza abana, ibyo ukoze ntibizemera, kuko isi y'umwijima irwanya imirimo y'amaboko no gutuma tudashobora gutera imbere. Kandi iyo umuntu arushaho kugenda asubira inyuma, aha bagira nk'ubuzima mu mabaza buri munsi, kandi kwa kubabara kwawe kwa buri munsi usigara usenga Imana usa nk'uyereka nk'aho Imana yananiwe, cyangwa uyiga yibwira ngo ariko Mana urampora iki, Imana urandekera iki, Imana kutandetse. Bityo ni byiza ko dukemurirwa ibibazo kuko twinjire mu isezerano, tubashe gukorana n'Imana mu buryo bukwiriye. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Reka uyongera abarize nk'uko Numa yabivuze, uramugora aragukunda cyane. Ntago turamenya ko ari umugabo. Muraho neza nanone mushumo. Ndaho ndakomeye, uranezere. Umbise ibintu abantu bari ese ngenda shaka nanjye kubaza
akantu abantu nyine yenda uri kubona ikiganiro kiri kwakirwa nk'uko utegura ino semene bavuga semene utegura ino semene urabona biri kujyamo nk'uko wabishakaga kubera ko satani muri gahunda ze ntajya akunda ko abantu bumva ibintu nk'ibi bashobora no kugenda bakumva inkuru byacitse ariko mbona bimwe bigenda biza n'ukuri kandi nawe uzabona umusaruro ngira ngo urabizi Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ngewe ikibazo cyanjye navuga ngo ni icyambere ni ikibaza hari zino nzozi zose uhereye ku nzozi z'ejo mu kiganiro cy'ejo kugera uyu munsi wa none nge nazihuriza hamwe nkavuga ngo uretse izi usorejeho nyine uvuga ko basenga amasengesho y'iminsi 10 biyiriza ubusa ku manywa nijoro bakarya bataremereye mukozi w'Imana kurera umwana utazi warangiza ukanamwonsa urumva agutwaye ubuzima bwawe bw'iteka. Ni kimwe n'abantu twabonye cya gihe abantu basubira ku ishuri bambaye uniforme bagenda bagira gute. Mubaze ese umuntu wose yambaye uniforme yabihagarika gute kugira ngo igishuri rirangire? Ubundi ibintu byose tubivuga umuntu wese urota ajya basubira mu itongo ry'iwabo mu butaka bw'iwabo. Inzozi zose ukuntu zibaho icyambere zikurwaho no ugomba gusenga. Ubundi ni ibikorwa bitatu ugomba gusenga wiyirije cyangwa utiyirije. Cya kabiri ugomba kwatuza akanwa kawe uciye imivumo na Karande bikuriho. Cya gatatu ugomba gutanga igitambo ko kiba kikurega. Aho twabonye mu muntu ze mu nzozi zimwe kwisanga uri mu rukiko urimo uburana. Kwisanga mu rukiko kandi barimo bagushinja ibyaha. Naho nasobanura mvuga ngo ni ibintu ba data bakoza n'abandi barakora noneho ko twe ntacyo twiye dukora ngo tugaragaze ni ibitambo n'ibicaniro byabo birimo birega abo bantu. None ugasanga ya mahoro arabuze n'icyagambire nta kibonye nshatse gusobanura icyo. Hanyuma ikindi gikurikira kamushyiro na kakane yanarangiza akagira umwanya wo gushyira gicaniro gihoraho cy'amasengesho. Guhora senga ntacike intege kubera ko ntabwo ushobora gukora ikintu yenda igitambo kizabuza abadayimoni gutambuka ngo bongere bakurwanye, ariko ntibizabura ko haba ingaruka z'ibintu wagenda gukora. Bisaba ko iyo ukoze ibyo bintu bitatu ubukemuye ikintu neza kandi birangiye mu buryo bwiza. Ikindi rero umaze ese igitambo hari ibintu abantu batarasobanukirwa mu shuri kandi ngenda mbibona nanjye nkurikije ukuntu ngenda nyuzamo amaso. Abantu bumva gusenga ariko bagera ku gitambo amaboko akigira nka gutya. Ntabwo nabarenganya nanjye nari uwo nguwo. Ngewe nari umuntu urwanya bino bintu ku buryo bukoye ko nanjye gasanga ndisanga mu bibazo, ariko umunsi nabimenye nkabohoka ngatanga igitambo nkubeza amabwiriza yabyo nibwo ntangiye kubona umugisha n'umunezero n'abantu. Wibarenganya pe, wibarenganya kuko hari n'inyisho bumvise ngo uri muri Kristo Yesu ari cyaremwe gishya ibya kera bishize, ariko kabase ko bishize iwanyu mukamurwara indwara z'uruhererekane. Ese ko bishize mwese mugakenyuka? Ese ko ibya kera bishize mwese mukarwara indwara z'ubwoko bumwe? Akagaruka kamenye niho yamara kubimenya. Burya umuntu hari ikiganiro yende muyani zaduha umugisha mu migani havuze ngo Uwiteka ni wiha umubibyi imbuto. Nukuvuga ngo ubundi Imana niyimenya ko ushobora kugira ikintu bagakoze. Nge rero simbarenganya kuko nanjye byabanje kungora, kandi satani ntashobora gutuma akwereka inzira yo kubohoka. Ntashobora gutuma akwereka inzira yo kubohoka. Arashaka kugira kugumane akumanipira kwangize uzapfe winubye usige n'umurage mubi, kuko nta nari umwanzi yakwereka inzira yahuri bukirire kwera. None wewe wabigenje ute rero sasa? Urumva yuko nawe wari uri muri bano bantu bumva basenga, bumva bakora amasengesho, bumva bakwatura, bumva bashiraho igicaniro, ariko ikintu cya mukono ngufu mu gutanga bikagorana. Ubundi washiraho igicaniro nta gitambo bikamara iki? Kubaka igicaniro gusa
harabavuga ngo Kristo yarangije byose ku musaraba ngo yabaye igitambo gucungura ku cyaha cya Adamu bavandimwe inshuti zanjye. None se kwanje kugucungura ukabona iby'iwanyu babaye ukabona buri gihe ufite ubuzima nk'ubwo mu muryango wanyu budahinduka, ibyo tubyemeranywe ni ukuri penda imbere y'Imana ishobora byose byose. Kuducungura ku cyaha n'urupfu rw'iteka Kristo yarabirangije. Nuzakubwira ngo pfukama Imana ngo biragenda gutya bangoza amafaranga urakizwa, oya, ibyo Yesu yarabirangije ku mugaragaro, ko arabirangiza. Twaracunguwe n'amaraso, ntibyavuye ku bushake bwacu. Ariko ibi tuvuga by'imivumo na karande, stira abarozi baracyahari bavuye mu isi se, abapfumu baracyahari bavuye mu isi se, abadayimoni bavuye mu isi se. So rero kubera ko dufite imbaraga z'umwuka wera, ariko bazakora ku butunzi. Wibuka ijambo nongere ndisunubwa narisobanuriza kurivuga, bazanahura naryo ntagiye batahura n'ijambo ry'Imana ryisubiramo ntiribura kwigarukamo kenshi. Hababye ngo ariko Satani urimo uravaye, ati mvuye kuzerera. Urumva arabunga. Na Petero yabyanditse ngo nuko ngo n'intare izerera ishaka kubiconshomera. Ngarika Imana izahagarana namwe. So hakiri imico mibi, hakiri abapfumu, hakiri Freemason, hakiri ba Illuminati, hakiri ya miryango ya gipagani, hakiri ibyaha by'umwijima. Bivuze ngo ibyo byose uzarebe nta kindi bikora. Ntago byataka vie spirituelle kuko Kristo yarayicunguye. Ntago ryataka ubuzima bwo mu mwuka, Kristo yarabucunguye. Ahubwo bataka iterambere n'ubuzima n'imibereho. Noneho ko twamenye neza ko roho nziza mu mubiri, noneho umubiri ubabaye rwose waba roho yahatora. Mushu tukubitire ubangura mu munota umwe, weho washoboye kurekurute kugira ngo ubohoke. Nuko urumva kubohoka kwanjye namaze igihe ntabyumva, ariko nisanga muri za ngaruka zabyo. Ariko no reka ndeside nanjye mpime ndebe ko ari ukuri. Niko nabikoze nanjye, reka ngerageze. Utangiye gupimira nko kuranga imbe Mushu. Ntabyo ndi buvuga ibyo ngibyo. Kuko mu bintu ko mushumba aragatarutse ubwo nyine muzamwe. Mu bintu ngira abantu, umuntu uzakubwira ko ashaka gusengera ukabohoka, akakubwira igiciro, ujye ushyiraho akabazo wigendera. Kuko ntubuze icyo mfite jewe, ahubwo je nyirukumva mbabaye, babajwe n'abana nk'urumogi, baje nani mbabajwe n'iki, kuba ngiye gusaza ntagira inzu, nani mbabajwe n'iki, nta musaruro mbona, nta kwiteganyiriza, nta ejo hazima, mbega mfite ubuzima nanjye. Uzi bwa buzima umenya kuri burya ari ukubonye amafaranga. Uzi bwa buzima uvuga uti nimbara ubukeye sinzi kiramuka, ayo magambo urayazi. Ariko mpagurutse nireba mu bushobozi bwanjye, sinigitangaza nahawe akazi, nafunguye company imara imyaka 2 nta kazi irabona, habe n'ikiraka gicumbagira. None aho nkiboneye baranyishyuye pe, muri 1,500,000 banyishyuye. Nge nzi ko nateruye amafaranga aremereye, ariko bishingiye ku mutima wanjye. Ndavuga ngo ibi bintu ndabikoze, niba atari byo bizaje, niba ari byo bizandemera, ariko umunsi ndashima ko ndi wanjye uyu munsi wa none. Byarandemera nafasha ko, ariko naribabaje. Urumva muri 1,100,000 ngahe, yego naribabaje, fata ibindemereye mbari byo nterekaho kugira ngo mbashe kubohoka. Ndagushimiye cyane kandi nshimira n'abari badukurikiranye. Ntago ndababariza ibibazo byinshi, mwandike muri comment namwe mubaze, ubundi mbere yuko dutangira ikiganiro nzajya bajye bandika muri comment banahamagara. Nimero ni Reverend Ntambabazi, aho hasi nyine munsi y'ikiganiro urabona mu ibara risa n'ubururu, maybe urahita ubonaho nimero ze, uhite umuhamagara, umwandike no kuri WhatsApp. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp, cyangwa se wandike muri comment niba utari kubisobanukirwa. Ni muri comment naho hasi handitse ngo tipping comment, utipinge wandike ibyo ushaka maze wandike upostinge. Numara gupostinga azagusubiza buri kimwe cyose wifuza kandi wibaza. Reka tumusabe adusengera Imana natwe maze dusoze uyu munsi wa gatandatu. Ejo ni icyumweru mushumba, tugomba kubyukira hano n'ubundi tukareba ko twakora akejo. Noneho icyejo nacyo bazakibona ejo saa 8 bazakibona. Uyu munsi nabwo saa 8 zuzuye tuze guhura, kandi ndabizi ko niduhura akanya uri kucyumva ko ari nka saa 8 n'iminota hafi 40 kuko ikiganiro kirarangiye. Imana amahoro bawe. Nanjye ntago ndasenga mu magambo atari menshi, ndavuga ngo data urashoboye, data ufite imbaraga, ni wowe hishura imigambi y'abadayimoni badufiteho ko tuyitsinde. Turakoze kujya dutabara, mfashe mu kiganza amasezerano yose y'ubwoko bwawe, ayo wabasezerano ngo bayakire mu izina rya Yesu.
nciye iteka ry'iteka ryose kandi nkubise imbaraga mbi z'abademoni zose, umugisha Emmanuel, umugisha umudamu we wamuhaye uruhushya, umugisha nanjye n'umugore wanjye, umugisha abantu bose batuye mu isi, kandi abafunze muri gereza basange, abari mu bitaro basange, abagore batwite bagiriye neza. Turasanye Mwami ngo uyu munsi utari kubona ibyo kurya ayibone ku ikiganza cyawe cyiza, kubwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Shalom, shalom. Warambwiye ngo yenge uvuga shalomeka? Ni shalomeka cyangwa shalomeshayi? Shalomeshayi. Abantu rwose nshimiye abantu badukurikirana bari mu bitaro, bagafata umwanya bari no mu bitaro bakareba ikiganiro. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalomeshayi.